Ikaze mu makuru yacu uyu munsi na makuru mutegurirwa na HDI mujye kugezwaho nanjye Grace Uwingeneye. Abagore 80 barimo 30 bakora uburaya bo mu karere ka Nyarugenge bahuguwe kwihoterwa rishingiye ku gitsina n'uburenganzira bw'umurwayi. Aya mahugurwa yabereye ku kigo cya Nyamirambo cya HDI Outreach Center. Jewe hari nigiyemo ibintu byinshi, nigiyemo uburenganzira bw'umurwayi, nigiramo izi ndwara uko umuntu agomba kubaho, nigiramo nigiramo n'ibintu byinshi, nigiramo n'ihohoterwa icyari cyo. Ko najyaga numva ihohoterwa, nasanze hariho umuntu ahohoterwa ariko ntamenye ko yanakorewe ihohoterwa. Habe mu kazi, habe ihohoterwa mu buryo bw'imvugo, umuntu agohotera mu kuganiriza mu mivugire yiwe. Ibyo byose no kuri byamfashije cyane. Bituma nanjye hari abo nshobora kuzajya mfasha nka bagenzi banjye, kuko nabo hari igihe abenshi bahohoterwa kuko ntago babaza uburenganzira bwabo, ntago babaza ngo se ni iyihe ngingo zibarengera, ese ni hehe bagana habasha kubafasha. Naho umushinga wa HDI ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira uterwa inkunga na Pygmy Survival Alliance ukorera mu mudugudu wa Cyaruzinge, umurenge wa Ndera, akarere ka Gasabo, ugamije guteza imbere imibereho n'ubuzima by'abanyarwanda baturuka mu itsinda ry'abatejwe imbere n'imiyoborere, ukomeje kongera imbaraga mu guteza imbere uruhare rw'abo baturage mu kuzamura imibereho yabo binyuze mu guhindura imyumvire. Imwe mu ngamba nshya ni ugutoza no gushyigikira urubyiruko 30 rw'abajyanama b'urungano peer educators muri rurimi rw'icyongereza bafite imyaka iri hagati ya 15 na 24 kugira ngo bazafashe abandi kubona amakuru yizewe ku buzima, guteza imbere imyitwarire myiza ndetse no kumenya ibibazo biri mu baturage no kubahuza na serivisi z'ubuzima. Ibikorwa biri gukorwa birimo ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere, kwirinda no gusuzuma virusi itera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ubujyanama ku kuboneza urubyaro no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru yizewe, ubuzima n'isuku mu mihango ndetse no gutanga udukingirizo, udukoresho tw'isuku mu mihango. Intego nyamukuru ni ukuva ku bukangurambaga bw'igihe gito gusa tukajya ku buryo burambye kandi buyobowe n'abaturage, aho abaturage ubwabo baba abafatanyabikorwa n'abayobozi b'impinduka mu buzima, uburenganzira ndetse n'iterambere ry'umuryango. Uyu kandi ni umusozo w'amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha.